nongeye kubifuriza ikaze kuri channel yanjye kandi mbifuriza amahoro aho mwaba muri hose ku isi. Abenshi bandika muri comment batishima turagukunda, batishima urakoze kuba tugezaho ibiganiro nk'ibi, nanjye ndabakunda kandi dukomeze. Nimubwire inshuti muze murebe, hari ka video kanjye kamwe ndimo kureba views, gafite ama views 10. Kuki mutareba video? Indi video ikagira view nka 30, nimuzizamure nyamuneka zigere ku bihumbi ijana. Ibihumbi ijana none se nabyo bitwaye iki? Nta ndimo gutekereza ama views ijana none mvuze ibihumbi ijana. Uyu munsi nari mfite ibiganiro nka bibiri ngira ngo tuganireho, ariko bisabye ko mpitamo kimwe. Nagira ngo mbatere story y'ukuntu nkigera muri Congo ufite imyaka 16 i Bukavu, ukuntu nabashije kwiyaranja ngo mbeho. Babwira iyo story se, kuko wagiye mbona urubyiruko kino gihe muri rusange bararangara cyangwa barateta, nkuko nakomeje kujya mbivuga muri video zashize. Ntago ngewe navukiye mu bukene, aco twari tumeze neza nabyo, kandi kuvukira mu bukene nabyo ntago ari bibi kuko ntago twese tuvukana amahirwe amwe. Ariko iyo wabaye umwana wavukiye mu buzima nari ndimo, hanyuma ababyeyi banjye bitabye Imana bikamera nabi, kaba imfubyi, kandi mumbabarire ndabizi ubu no kubera ibihe bibi twaciyemo, jenoside yakorewe abatutsi. Ndumva imfubyi turi benshi, ariko kuba imfubyi muri icyo gihe muri 91 mu Rwanda, kandi urabizi tujye tubivuga mu muco wacu, burya imfubyi icyo gihe ntago bazibonaga neza, uzajya babwira izi story kugira ngo muzumve, kuko ni byiza ko tuganira. Ariko nagira ngo mbabwire ukuntu ngeze muri i Bukavu. Ntabwo byari ibihe byari byoroshye, ko nabashije kwiyaranja. Ubwo ino ni part 1 kugira ngo mbeho, kugira ngo ubone icyagutunga, kandi cyane njyewe ntabwo nari kujya nko mu nkambi, wumva ko nabaga, ariko ntabwo byari byoroshye kubera namwe mpamvu mwakumva, kuko ahantu nagiraga bati nibagenda nicaye mu gikari gutya, ahantu nari ncumbitse, noneho numva umumama avuga mu bingalo itabime, ubwo barafite cya kikoni nyine, ariko batekeraga hanze, hari za bingalo navuga ni nka za nzu nyine za nyakatsi nyine zubatse zifite igisenge kimeze gutya, noneho hari wenda nk'imbaho nkenye, noneho hari wenda nk'amategura cyangwa barashizeho ibyatsi. N'ubu icyo gihe bari barashizeho ibyatsi, so wenda kuko yari maze igihe kinini wenda yarandiritse kubera imvura n'iki, yari maze ukuntu hejuru mu rusenge hari hahengamye ukuntu, bisaba ko hagira umuntu uhasana. Noneho njyewe rero nahoraga nteze amatwi kuko ikiraka ari nkeneye amafaranga, ariko ntabwo ari amafaranga yari kuntunga. Cyari kimpangayikishije kurusha ibindi ni ukwiga, ni ukugenda nkarangiza amashuri yanjye yisumbuye. Icyo kintu nashakaga, nkavuga ni iyo minerivare rero ngomba kuyibona kugira ngo mbashe gukomeza amashuri yanjye yisumbuye, kuko murumva ko duhunga yari yarahagaritswe. Ariko nari mfite ako kantu, ngomba kwiga kabisa, ngomba kwiga amashuri yanjye yisumbuye, kuko numvaga ko ninarangiza amashuri yisumbuye ngo aryo ni école secondaire, numvaga bizagenda neza mu buzima bwanjye. Numvaga ngomba kurangiza école secondaire, nakundaga kwiga kuva kera. Nuko rero mama rero sinzi ukuntu yavugaga igifaransa n'igiswahili, mama niko hapa tafanya hiyo kazi bo
Njyewe rero nubwo ababyeyi banjye hashize imyaka ingahe bitabye Imana, ndi nari ndi mu buzima butoroshye mu Rwanda, ariko burya iwanyu ni iwanyu, mujye mubyo, hari ukuntu nyine nabigenzaga nyine nkabaho, ariko kuvuga ngo ngiye gufata inyundo n'umusumari, ngiye kwiterura ibiti, ngiye guterura ibiti n'iki, ibyo ni ibintu urabyumva, nakuriye mu gipangu, twebwe twagenderaga mu ndege, dufite imodokari kuva kera, byose nyine mwavuga ko twari duteteshejwe, ariko si uko wenda nayobonaga kuko ababyeyi bari bafite disipurine badushiragamo, ariko bwari ubuzima bwiza. Ariko kuvuga ngo umuhungu nkanjye rero, umusore se icyo gihe ngiye gufata, ngiye kwite ngiye guterura ibiti, ntimugatete, bivuze nseka, ariko ni ukujya gushaka ukuntu mwakwiteza imbere mu buryo bwiza. Nuko ndavuga ni ndafanya kale kazi. Ubwo byasabaga ko tujya nk'ikadutu icyo gihe mu isoko ryo kujya gushaka ibikenewe, harimo no kwikorera n'ibiti n'iki. Ibyo ntabwo nari nabiteguye, ariko byari akazi kose kuzuye, nkabanga kugakora kose. Ariko nkareba iyo bungalow, nkavuga ni cyatumye mfata ako kazi nuko nari narize geometry, right? Nashushanyije gutya, metre carré sur metre carré, na nyine nigira umu architecte nyine, ndavuga ni fata nyine kwa kundi bapimaga nyine byose, no kongera filime nagiye ndeba, ndavuga ni nitafanya kale kazi, hakuna maneno, nitafanya kale kazi kabisa. Kuko narebaga none ngatekereza nkavuga ni mbo wenda bimeze gutya, nkeneye ibintu bihagaze, ndabigenza gutya, ndashiraho amategura, byose nkabifata ishushanyo, ndavuga ni ukabisaba ko njya ikadutu, habaye Bukavu, wenda se twari turi Bukavu gutya hafi ya kiliziya, ahantu hari n'imisozi, byaramvunnye, kandi ubwo ukabikora ahubwo unashonje, ahubwo bisaba ko tujya ikadutu, dushaka ibisabwa, imisumari n'ibyo biti, niba ari ibiti niba ari iki, turabizana pe, ndabizana mbigeza aho ngaho, ushaka urwego, ndumva niko bwa mbere nari nkoresheje inyundo n'umusumari niba ntibeshye. Kandi hari ukuntu iyo ufite umusumari, abatabizi mwebwe wenda mukirimo guteta, kugira ngo umusumari ujyemo neza, ntabwo umusumari uwushinga muri ibyo bintu gutya uhagaze, right? Ntabwo bigenza, bisaba ko kugira ngo winjiremo neza, you tilt it, right? Ubuhengamisha ukuntu, ndakubita kananira, nkongera ngakubita, hari ukuntu imisumari utayishiramo neza, ugakubita ntibigende neza, mbona ibyo gusana birarangiye, niba byaraguye simbizi, ariko byararangiye, barampemba, byarangiye, nakoze icyo kiraka, byarangiye, barampemba. Ntabwo ndimo kubabwira, ni ukuri, ntimumbwire ngo ndahire, kuko ntabwo njya ndahira. Urubyiruko ntimugatete, ariko nabonye ayo zayirwa, nuko bitaga amafaranga icyo gihe, amazayirwa narayabonye, narayakoreye. Iyo ntakoreye ibyanjye ngiye birambabaza, bagira ngo nkorere umugati wanjye, ndayabona ayo mazayirwa, uramo umugati na avoka, ayandi ajya kwishyura minervari. Yes, muri icyo gihe cyose indi Bukavu nabashije kwishura mu ishuri, hari ukuntu byagenze neza, wenda ni amahirwe, ecole zayiroise yari yarimukiye, kuko nayigaga ndi mu Rwanda, kugira ngo mubyumve, kuko ntabwo ari guhita ujya mu ishuri, bagusabaga impapuro zerekana ko wari uyu mwaka n'uyu mwaka. Nubwo nari maze wenda imyaka 2 niga mu Ruhengeri, naho byari byarananiye, kuko narahize, nararangije ecole primaire, babashije kubigendera, bati Noshima turamuzi, bati komeza mu mwaka wa 3, numva nuhanga banshizemo, ubuzima burakomeza. Ariko iyo ntekereje ukuntu nagiye gusana iyo nzu, ngewe shima, ndavuga ni ubu buzima umuntu acamo
namwe munyumva niba mudafite ubuzima butoroshye, mujye mushaka ukuntu mwakwiteza imbere mu buryo bwiza mutagiye gukora ibintu by'amanyanga. Nabyo byambayeho, nimumbwire nushaka kumenya iyo story. Ngereye i Kigali hari umuhungu witwa wandiye miliyoni zirenze 5 akoresheje amanyanga z'abanyarwanda. Birababaje. Ariko nyine ntekereje Bukavu ubwo, ariko ni story ya mbere, hari indi nyinshi kuko ntago, of course, ntabwo icyo kiraka cyari kuguhemba amafaranga yatuma umbasha kubaho igihe cyose nari ndiho. Ariko ikindi mbagira ngo mbahe state of mind twabivuga, mbagira ngo mbashire muri realities, wenda mu kuri. Bamwe twari tukiri batoya, ntago twari turimo kumva neza ibimaze kutubaho, ariko ngewe ku giti cyanjye nkumva ko ubuzima bugomba gukomeza nuko bwagenda kose. Nuko rero Shema yagiye gusana iyo bangalo, icyo cyikoni cy'uwo mama w'umukongomani nyine umuzayirwazi icyo gihe, gahembwa naho utaha.